hari abakozi b'Imana ngusanga umuntu yakumva mu mutima nta kigenda abereye aho ipasi nta muriro nuko ngo kareba atari ko se ko numva nta kigenda ndahagara imbere y'abantu gute ese ndabwira iki ati yajya kwigira inama ati reka mvuge hareru inshuro 10 ati wende bushyuhe buraza nuko agagura ati haleluya haleluya nuko mbega akazunguza ipasi nyine ubwo bigaragara ngo ipasi nta kintu kirimo kandi ipasi nta kintu kirimo niyo bavuga hareru inshuro 1000 rero ntabwo iyo pasi yaza mu muriro nta cyakuza mutagifite nuko abaririmbyi nabo rero ugasanga abantu bayagira baracejeje ngo bashaka ngo amavuta ariko arazunguza ipasi bereye aho ati ca amen 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 mbese kusanga abantu bavuga ngo barakijirwe mwati ngewe nabatijwe mu mwaka wa mwaka n'uyu ndati ngewe nakijwe mu mwaka n'uyu uzabambarize mbese ngo aho mwavukiye mwari mwabona isazi zavuye ku gisebe kitakize isazi zavuye ku gisebe kitakize ntabwo satani yakuva iruhande utarakizwa ibyaha yego nicyo gisebe rero ntabwo satani atinya idini ntatinya Yesu ashimwe nyinshi ntatinya atsindwa mu izina rya Yesu kandi areba igisebe hari ubona yiyirije ubusa iminsi runaka niba ari 3 2 yasengeye mu butayu yasenga yakumva avuze muri rurimi rutamenyekana ngo akagira ngo yakijijwe ngo yabaye ikirenga ngo uzabwire ngo umuntu umeze atyo ngo ameze nk'uwambaye ikariso ngo akagira ngo ni kositime kuvuga mu ndimi nyinshi ziko gukizwa cyane kuvuga ndakuramutsa Mariya nyinshi cyangwa Yesu ashimwe nyinshi uranyumva ntabwo ariko gukizwa cyane kuvuga nasengeye mu butashwi nuko nabandi baza basigiriza kugira ngo avuge ukuri abakaza sigiriza rate ibintu gukabya umuntu ashatse yakwikora gutya icyo ni ikibuno urumva ikibintu kibiki gusinda naho ndi wasomye gake nta kibazo burya ni ikibuno cyo kivuga undi ati undi ugasanga ari muri ngo yewe ngo gusamba ntabwo ari icyaha cyetse ubikoze ku gahato ngo naho babyumvikanyeho icyo ni ikibuno umuntu agahagara imbere y'abantu haleluya kayigoreka abantu bateze amatwi ati hululu yavuga atyo abantu ngo amen kandi urumva ibyo avuze nta kuri kurimo uko gusinzira rero ni shitani yinjireye abantu babyina umuntu yatera ikorasi wenda ati shoboza mwami wanjye nzaje ngukorera yatera atyo nk'abantu bafatanyije kwifuza ko Imana ibashoboza umwe hariya ngo ca yego hari ibintu bine bitumye itorero ry'Imana ritagaciro ati ibyo bintu ko ari bine rero biramutse bivuye mu bantu bikava mu itorero bikava mu basenga itorero ry'Imana ryagira agaciro umunsi mwabonye mu itorero abantu batagifashwa n'ijambo ry'Imana batagikunda indirimbo zo mu gitabo ahubwo ngo babyina nk'abapagani ngo mukabona umuntu w'umugore avuze akaruru mu rusengero ngo muzamenye ko satani yinjiye mu itorero nibwo numvise aratangiye ati here the voice of God came unto me and the saying give him 2000 nuko timva tijwi ry'Imana ringizeho ryambwe mu 2,000 nuko ubwo ndamwumva ariko icyaje ari wowe wabwira se ngo yamuye ari nje ari kubwira nyine 2,000 y'amanyarwanda y'amanyarwanda icyo gihe cyambere amafaranga yagifite agaciro ariko nta nayo nari mfite ndabana ariko se Imana itamenye ko nta nayo mfite iyi Imana koko irabivuga ngo nyakure hehe nuko nabanteka narinzi ko we nta wagutekera umutwe bene ibyo utahura nabyo wabuzwa n'iki se satani hari watinya ntawe atinya njya mbabazwa n'umuntu uvuga ngo reka ncumugara ngo nawuciye kwa satani kenshi ngo reka ncuguse ikibuno nceze ati ibintu bikoreye satani kenshi umuntu akibaza ese harya ibyo satani akunda Imana nayo irabikunda niba warabikoreye satani Imana yakubwiye ngo nanjye ndashaka bya ndi bakoreraga satani harya ingoma yasimbuye indi yegani yisimbuye amahoro y'Imana kuri wowe wahisemo gukurikira Bebura washyingiwe ariko
iki kiganiro kizatambuka no kuri Iyakabumbye kwa pasiteri Iyakabumbye kubera ko ubwo mise namuvuga kandi mise nkuvuga kuko ndabizi neza ko tuzagitambutsa ahantu habiri kuko hose ni ahantu dushobora gukurikira ijambo ry'Imana yaba kuri Beura washyingiwe ndetse no kuri YouTube channel ya pasiteri Iyakabumbye Etienne harya pasiteri yitwa ngo iki ubwo kandi mise nkwakira Iyakabumbye nitwa Iyakabumbye Etienne nkuko mubivuze ndi pastori yego umurimo w'Imana muri ADPR muri province ya Rundoyi itoro rya Gasovu mu karere ka Rutsiro intara y'Uburengerazuba yego YouTube channel yawe yitwa pastori Iyakabumbye Etienne yego ndivuze kubera ko urumwe mu bantu umuntu wese wagize umugisha wo kumva uvuga atakumva atakwifuza kumva ucecetse donc yahora yumva uvuga ariko nkagira ikibazo cyuko YouTube channel yawe amatitire y'ibiganiro ni nk'ayandi yo mu rusengero nizatemewe wahaye n'umwuka mu rusengero ajya kavuti tugiye kwiga ku kwizera ibyo rero hano muri YouTube ntabwo bituma abantu batabikurikira cyane ahubwo bisaba ko nyine hajyamo ya matitire twe tumenyereye gukora ariko umuntu uzagera kuri YouTube channel ya pasiteri uko wabona ikiganiro cyitwa kose ndahamye neza kutazahava nkuko wagiyeyo mbakanguriye rero kugira ngo muzayisure mujye mukurikira ibiganiro byinshi yagiraho ivuga ubutumwa ryinshi Imana ibaho umugisha nitwa Sabyezo Pamphile ni munyemerere twakire umuntu wese wahisemo kudukurikira muri ibi biganiro aho waba urebye iki kiganiro hose waba ugisanze kuri Beura cyangwa se urebye iki kiganiro ugisanze kuri pastori Iyakabumbye Etienne tuguhaye ikaze nagira ngo munyemerere nanasenge dushimira Imana duhaye amahirwe kuko nabyifuzaga nari maze igihe kinini tutabonana ariko ubwo Imana nyemere kongera guhura tugakorana ikiganiro no mugisha ukomeye nagira ngo nyemerere mbanze nsenge hanyuma nze nkwakire tuganire mu bintu bingenza cyane nshaka tuganira pastor nshaka tuganira kuri cya gitabo cyawe bimwe mu bintu byanditse muri kira gitabo ariko n'ikindi kibazo kinkomereye mfite ndaza kukikubwira ndangije gusenga yego Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye urero kiranuka ibihe byose nahinduka uri Imana tudakorera nkaho ukennye kuko niko Paulo yabwiye abagerekera ababwira ngo Imana ntikorerwa n'amaboko y'abantu nkugira icyo akennye ndagushimiye kuko wadutoranyije muri iki gihe kugira ngo tugukorere atari uko byakunaniye ahubwo ari uko wabigambiriye ari nuko wabishimye nsengeye pasiteri nabo turi kumwe muri iki cyumba kandi nsengeye n'imitima kurikiye iki kiganiro kugira ngo ibihinduke imbibe nziza Imana ibibemo imbuto zayo kandi natwe turasenze kugira ngo duhindure ababibyi mu gihe gikwiriye niba hari imbuto zikenewe kubagarirwa cyangwa se kuhirwa nabwo turakwemereye Mana muri rimwe mwararingira avuga ngo ungira umugende gusa Yesu kandi uwo mugende wuzuyemo imbaraga zagakiza kawe nazo zibone kuntembamo natwe tugire nk'ibibindi tugeze amazi mu mitima isaraye niba ari byo bikwiriye urakoze umwuka wera natubeho cyane kandi guho kw'Imana kwe muri iki kiganiro umuntu wese utangira iki kiganiro nta kirangize nkuko yagitangiye ahubwo yumva ijwi ry'Imana rivugira muri we kandi nkuko Paulo yavuze ndetse nkuko abantu bagiye babihanura bavuga ngo uyu munsi numva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima nkuko mwabikoraga kera ahubwo mwumva icyo umwuka bategeka abari cyo mukora urakoze mbisabye Imana mu izina rya Yesu amen amahoro y'Imana bari nawe pasiteri ni ukuri mwumvifurije amahoro y'Imana twari tumaze haryo bose naherukaga hano mu mwaka washize naherukaga mu ntangiriro za 2022 nibyo muri yego mu mezi ya mbere abanza muri abanza yego ubwo hafi imyaka 2 yari giye gushira yego ntagaruka hano icyo ni cyo gitabo cyawe ufite mu ntoki nyemerera ukinyereke ndashaka kuzuminga kuri kamera noneho umuntu dukurikiye arebe kava yacyo kwimeze n'ubwo wenda naza urakifatira mu gatuza yego ndaza no gushaka ifoto yacyo ariko iki gitabo ni igitabo kirimo kubaho Uwiteka n'isoko y'ubugingo niko cyitwa cyanditswe na Pastor Stefano Iyakabumbye Stefano hari ubwo ni Etienne Stefano niwe Etienne nta kibazo ni nkuko bavuga Yohana na Jean yego Pastor mu bibazo bya mbere binkomereye ni ijambo riba
muri Yoweri igice cya mbere umurongo wa 2. Ndashaka kukubaza mu by'ukuri uri umwe mu bapasiteri bamaze imyaka myinshi muri uyu murimo, nuko wenda turuze kubigarukaho byinshi mu buhamya bwawe, ariko Yoweri yandika muri icyo gice cya 2 umurongo muri icyo gice cya mbere umurongo wa 2 yavuze aya magambo, niwo murongo nshaka kugendaho. Yaravuze ngo mwabasaza mwe nimwumve ibi kandi mutega amatwi abatuye mu gihugu mwese, mbese hari bimeze nk'ibi byabaye mu gihe cyanyu cyangwa mu gihe cyabaso. Yego, iyo ndebye ukuntu uyu munsi turi gukizwa, nagize umugisha kuganira nawe igihe kimwe n'igice kimwe cy'icyo gitabo, n'abantu benshi bakimbaza bya pastor Iyakabumbye barambaza ngo eske iriya mikirizwa iracyashoboka n'uyu munsi wa none. Uyu munsi dusigaye tubona umuntu ngo yafashwe ku ruhimbi ukabona kumya karura rirutse, ukabona yewe harimo naho nsigaye mbona bakora sport mu rusengero, bagakora pompage, bakigaragura, bakasimbuka, bakagira gute. Ibi bintu mu gihe cyanyu hari byabagaho cyangwa se mu gihe cyabaso? Ndavuga mu mwuka. Naho ndashaka kutugana. Yego, uko biri kose, nubwo Yesu twizeye badahinduka, ariko abantu bajya bahinduka bakagendana n'ibigezweho, aho kugendana n'ijambo ry'Imana bakagendana n'ibigezweho. Hariya rero Yoweri yabajije ati ese ibintu mu gihe cyanyu no mu gihe cyabaso hari byigeze kumera nk'ibyigeze kubaho bimeze nk'ibi? Nanjye mpise nibuka uburyo kera twakurikiranaga ijambo ry'Imana, abantu bafite inyota yo kumva icyo Imana ibashakaho, ndetse ku buryo nibuka hari igihe najyaga mu ivugabutumwa abantu bakaza kuntega amatwi, ndi umusore w'imyaka nka 22, 23, 24 gutyo. Noneho abantu bamara kunyumva bitwaje udukaye two kwandikamo abandi udupapuro, nuko kubera gufashwa no kumva imbaraga z'ijambo ry'Imana bakararikana bati rero mu muzinga harimo ubuki. N'iryo jambo bakoreshaga bati ejo muzaze muri benshi tujye guhakura, kubera ko ijambo ry'Imana ryabaga ryabafashije. Ariko iminsi turimo yo usanga nubwo ntavuga ngo ni bose, kuko biragaragara ntabwo twavuga ngo ni bose, n'uyu munsi haracyariho bakeya bakunda ijambo ry'Imana kuruta ibindi. Ariko none umubare munini nuwo bakurikirana ibigezweho ariko bitajyana cyangwa bitageza ku musaraba. Nyamara muri imbyara arimbye atese ubwo umuntu umwigisha ati wigisha abantu iby'Uwiteka atari ko ntubageze ku musaraba, ati mbese wigisha iki? Mujya kwigisha nyakuri ni ukugeza ku musaraba. Muri 84 nibuka twari mu giterane ku Gisenyi, nibwo twaje kugiraga ko gusenga, kubera ko icyo gihe abayobozi b'igiterane bari badusabye ko abantu bajya biyandikisha kujya kwiherera mu cyumba basengera igiterane. Cyari igiterane cyagomba kumara iminsi 4, guhera ari kuwa gatatu kugeza ku cyumweru. Ubwo rero tuza kujya kuba turi aho ku Gisenyi, nibwo habayeho rero itangazo tujya kwiyandikisha. Ndibuka twiyandikisha turi 2 ko turajya gusenga, baduha isaha, mbega igihe turamaramo tukavamo hakajyamo abandi gutyo. Nuko igihe cyacu kigeze tujya mu mwanya wo gusenga Imana muri icyo cyumba nyine. Tugezemo icyakora mugenzi wanjye twari kumwe aza kuneshwa n'ibitotsi arasinzira, sigara nsenga njyenyine. Ndasenga, ariko mgiye nasengaga Imana. Nibwo nagiye kona mbona ndibuka hari kuri 25 z'ukwezi kwa 7 muri 84, hari kuri 25 z'ukwa 7 muri 84, kandi icyo gihe hakaba hari kuwa gatatu. Noneho nibwo naje gusenga Imana, nza kona mbona twicaye mu materaniro. Muri icyo gihe mbona umuntu wambaye inkweto nziza z'umweru, ariko mu gihe namubonaga izo nkweto nziza
mbona umuntu haraje azanye irangi ry'umutuku arazisiga, amaze kuzisiga nuko ijwi ry'Imana irampamagara rirambwira riti ariko mbere yuko rimbwira gutyo habanje kubonekana none undi muntu wateye indirimbo mu gitabo, ateye indirimbo ya 21 mu ndimo z'agakiza ivuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo twiringira Imana yacu nizakora imirimo. Mbona abantu ntabwo indirimbo ibafashije, mbona mbese basa nkaho ntacyo bari kumva. No muri iki gitabo nanditse nubikurikira uzayibona kuko nabyo nabishyizemo. Nuko mu gihe iki gitabo nyine cyitwa ngo kubaho Uwiteka n'isoko y'ubugingo, nacyanditse ngira ngo iby'Imana yambwiye nubwo wenda byose ntabishyizemo kuko n'ubushobozi bwo kubishyiramo nabwo buba bukenewe, ariko iby'Imana nishoboje nabishyizemo. Kubera ikiro nabikoze nuko uyu munsi ndiho, ariko ejo nzawe ntakiriho. Niri jambo umusomyi mu gitabo cya Yoweri waryanditse cyangwa se warihanuye ntakiriho, ariko twebwe iradufasha, twebwe mu gihe cyacu twe tukiriho riratwubaka. Ubwo ritandikwa rero ntabwo twari kuribona, turisoma kubera ko ryanditswe. Nanjye rero mu gihe gito nzaba ntakiriho, bavuga bati nyakwigendera Iyakabumbye, ariko iki gitabo kizasigara kivuga ibyo navuze, kandi n'abatarambonyeho nabo kibubake. Nuko njya mwiyerekwa rero nkuko mbabwiye irandirimbo ya 21 mu ndirimbo z'agakiza, mbona abantu ntabwo bibafashije, mbese basa nkaho nta kibabwiye. Ariko mukanya mbona hirya haturutseyo undi muntu uri kuvuza karuru mbegaza, nuko ati cha haleluya, mbega ibintu by'ibikabyo cyane. Ubwo yazaga atyo rero mbona abantu barahagurutse bati nibyo twashakaga. Nuko ijwi ry'Imana irampamagara rirambwira riti umunsi mwabonye mwitorera abantu batagifashwa n'ijambo ry'Imana, batagikunda indirimbo zo mu gitabo, ahubwo ngo babyina nk'abapagani, ngo mukabona umuntu w'umugore avuza akaruru mu rusengero, ngo muzamenye ko Satani yinjiye mu itorero. Ubwo rero icyo gihe twabonaga ibyo bitabaho, nkuko rira jambo nyine rije ribaza ngo mbese hari bimeze nk'ibi mwigeze kubona. Icyo gihe ibyo nta byabagaho, abantu bari imbere y'Imana mwituza, bakarimba batekereza ku byo bavuga, kugeza ubwo nyine imbaraga z'Imana zimanutse. Ariko atari ibyo umuntu agiye kwishakishiriza yishyushya, ahubwo umuntu akabanza gutegereza Imana, akaba ariyo igira ikikora muri we. Nkuko umurimbyi yarimbye ati nta mavuta Yesu mbone kwaka. Bigaragara ntabwo wakwaka ari we wiyakije, ahubwo nta mavuta Yesu atanga niyo atera kwaka. Umuriro uvuye ku Mana, atari uwo wishyizemo, atari ibyo uri kwigira. Nk'iyerekwa nagiyemo mu 92 ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7, ariko cyumweru nibwo nagiye mwiyerekwa, nza ko mbona umuntu afashe ipasi itarimo amakara kandi itacometse no ku muriro ibereye aho. Maze wa muntu afashe ipasi mbona atangiye kwizunguza, agira atya arazunguza. Nuko ijwi ry'Imana irampamagara ritese uriya muntu abona afite ubwenge. Nanjye mbona koko nta bwenge afite koko. Ndibuka hari mu masaa 7 z'amanywa twari turangije iteraniro, nuko nibwo iyerekwa ryaje ngo mbese iriya pasi ngo uriya muntu ngo yayizunguza ukwezi yazamo umuriro, ese yayizunguza umwaka umuriro waza. Nanjye nabonye bidashoboka. Nibwo Imana yambwiraga ngo hari abakozi b'Imana ngo usanga umuntu yakumva mu mutima nta kigenda, abereye aho ipasi nta muriro, nuko ngo akareba atari ko se ko numva nta kigenda, ndahagara imbere y'abantu gute? Ese ndabwira iki? Ati yajya kwigira inama, ati reka mvuge haleluya inshuro 10, ati wende ubushyuhe buraza. Nuko agagura ati haleluya haleluya, nuko mbega akazunguza ipasi nyine. Ubwo bigaragara ngo ipasi nta kintu kirimo, kandi ipasi nta kintu kirimo. Niyo bavuga haleluya inshuro 1000 rero ntabwo iyo pasi yaza mu muriro, nta cyakuza mutagifite. Nuko abaririmbyi nabo rero ugasanga abantu bayageragere baracejeje, bashaka ngo amavuta, ariko arazunguza ipasi ibereye aho, ati ca amen 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 amen. Nuko ariko ibyo ntacyo bimara, ahubwo kigira umumaro nuko uca bugufi
muririmbyi wa 17 mu ndirimbo z'agakiza ararimba ati ndagusaba umuriro mwami ngo nshobore kubwiriza mu rukundo. Ageze aho ati njye ubwanjye ntacyo nashobora cyamesha gutsinda satani, ariko njya nsenga Imana mvuga nti cana umuriro mu mutima wanjye. Nuko bene data banteze amatwi, ndabifuriza gukenera ko Imana ari icana umuriro mu mitima yanyu, amavuta aturutse ku Mana akaba yatuma muri mwebwe hari ikibazamura, kandi umuriro uturutse ku Mana ntabwo urangaza ahubwo urafasha. Nuko bigaragara ngo yari umuriro uturutse ku Mwuka Wera ntabwo urangaza abantu, gusanga abantu baje kureba mu mandirishya n'ibiki, ahubwo umuriro uvuye ku Mana urahindura, ubundi abari mu ruhande rw'Imana bagafashwa nawo. Nuko numva rero nabasubiza ku kibazo mwari mumbajije. Pastor, biratangaje mu myaka wavuze muri 84 ibyo bintu Imana ibibabwira. Hari insengero nyinshi ziri uyu munsi ari nazo zatangiye uwo muriro wo kubyina no kukoba kararo. Nyine birantangaza. Ubona umupastor ukumva ati akaba ari rutsavuye hanageze hari urusengero rangira rongera garutse mu bakristo asubiye ku ruhimbi akubise sport. Abaringe bate dore umunyamavuta n'uyu. Nuko rwose abakristo bati ahangaha ntabwo nahabura. Naho mwebwe Imana bibahaye nk'ikimenyetso cyo gukora kwa satani mu rusengero. Cyane Imana ndibuka umuyobozi wacu utakiriho narambwe nti rero ngiye nabonye ibintu nibajije ntese kuko bizabaho mu itorero koko. Imana yambwiye ngo umunsi twabonye muri ADPR n'ahandi ko ntabwo ari muri ADPR gusa, tukabona ngo abantu bakunda kubyina nk'abapagani aho kufashwa n'ijambo ry'Imana, ngo ugasanga umuntu w'umugore arakoma induru mu rusengero, ngo umunsi twayibonye mu itorero tuzamenye ko shitani yinjiye mu rusengero, tuzamenye ko shitani yinjiye mu itorero. Uwo muyobozi agiye kumbwira ati sibe byabaho mu itorero, twenda byaba handi, tero mu itorero ryacu ntibyageramo. Namwe mwumvaga bitashoboka? Twumvaga bitashoboka nyine. Kimana guhekura mukabibona? Cyane amaso yanjye arabibonye n'ukuri. Wifata uti yubibona, kandi noneho ikintu gitangaje nuko aba birakorwa n'abagore birakorwa n'abagabo, ariko n'udupasi twinshi koko mbona turi kwizunguza hano muri iki gihugu, n'udupasi tutarimo ikintu. Ubwo ari gihe umuntu haza ukabona byamukamanye ashatse indirimbo yo mu gitabo biranza afashe ya runaka afashe yakora arahana araterateranyije icyo gukora ku ruhimbi koko arahavuye. Cyane. Ariko kibaza abantu bicaye muri literaniro bahavanye iki? None se bahavanye iki koko? Uko ubivuga ndabizi hari n'umuntu wahagaze imbere y'iteraniro muri za 98 ati haleluya, abantu bakiza batamena haleluya, yemwe batamena haleluya, bageze barekeraho. None banze kwikiriza rero yongeye kuvuga ngo haleluya, baraceceka haleluya, barahora. Nuko wagiye kuhanikira ati haleluya ske, no urumva nyine ubwo ipasi nyine muri make irigaragaje yumva igiye kumukura akaboko nta si uko biri. No gahinda urumva rero ko bitoroshye. Undi nawe rero ndabizi muri za 2 nawe hano narindi aratubwira ati haleluya tutamena haleluya, hano ugeze bararuha bari kwikiriza barekeraho haleluya mwabintu mwe. Uwo nawe urumva no nawe namwiyumviyeho we ngo mwabintu mwe, ubwo zurumva iyo haleluya iri kuva ku mutima iri kuva ku Mana. Nuko birasaba ko rero umuntu areka Imana akaba ariyo igira ikikora mu bugingo bwe. Nuko ijambo avuga niba ari haleluya akayivuga iturutse ku mutima, kandi intego ye atari ukubitsindagira mu bantu, ahubwo intego ye ari kugira ngo abamwumva bafashwe, mbese bafata umwanzuro. Niyo haleluya kaza mu gihe cyayo. Imana rero dufashe nicyo numvaga nababwira. Gitangaje Yoweri hepfo arakomeza akavuga ngo ibi bintu bunde donc asa nk'ugaragaza ukuntu ishyano ryagiye ribyara rindi shyano, ngo hari ibyariwe n'inzige zaraje zigira akantu ziryaho ariko zirakarya, ariko utundi zigaragaje ngo ubuzukira buraza, ku buryo agaragaza ko niba ari nk'igiti nge ngitekereza nk'igishyimba hari nirwo rugero rwiza numvamo kiriya kintu. Asa nkaho ari nk'igishyimbo kuko hari ukuntu akivuga utunyamaswa turya, hari uturya amababi hari n'uturya duhereye munsi mu mizi. Uyu munsi urebye noneho ahubwo ubona cyararangiye,
byose byarabiriye bikarangira ku buryo uyu munsi umuntu ahagaze yigisha ijambo ry'Imana gusa atavuga mu ndimi adahanura cyane ko ibintu by'ubuhanuzi biriho uyu munsi nabyo binteye ubwoba byo mubibona mute uko biri kose rero bisaba mu by'ukuri kuba maso kuko niba Satani yinjiye mu itorero nkuko tubivuze muri iriya yerekwa ryo muri 84 mu kwezi kwa karindwi ukwinjira mu itorero n'ubuhanuzi bw'inyama buzinjirana n'ubwo nawe nyine niko bimeze niyo mpamvu Yesu yavuze muri Matayo gice cya 24 umurongo wa 4 n'uwa 5 ariko ku murongo wa 4 ngo Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira ubayobya ati kuko abiyita Kristo bazaduka ati kandi bazayobya benshi abiyita Kristo bazayobya benshi mbega byumvikana ngo impamvu bazayobya benshi nuko bazaza biyita Kristo yaba bari kuzaza biyita Satani ntabwo bari kuzagirwa n'uwo bayobya ariko ikibazo nuko niyaba n'uyu uzavuza induru azavuga ko ari Imana imukoresha yaba n'uyu ngo uzunguze pasi nta muriro nuko nyine bavuga ko ari Imana ikumukoresha ari uyu uzavuga ati Imana yavuze ni muzana ibi avuga ko ari Imana ibivuze nyine sibyo ndagira ngo nkubwire ngo ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 muri 1998 cyo gihe hari kuwa 4 17 z'ukwezi kwa 12 ari kuwa 4 nibwo nagiye muyerekwa Imana irambwira iti rero hari ibintu bine bitumye itoro ry'Imana ritagaciro ati ibyo bintu ko ari bine rero biramutse bivuye mu bantu bikava mu itorero bikava mu basenga itoro ry'Imana ryagira agaciro ati ibyo bintu ko ari bine ikintu cya mbere ni urwangano rirambwira iti cya kabiri ni ubusambanyi iti cya gatatu ni ugukunda amafaranga icya kane ni ubuhanuzi bw'ibinyoma iti rero ibi bintu ubivugeho cyane kugira ngo bishoboka itoro ribyirinde kuko ngo mu bintu bitumye itoro ritagaciro ubuhanuzi bw'ibinyoma bufitemo uruhare yego n'inzangano n'ubusambanyi ndetse no gukunda amafaranga kandi iki kintu yo gukunda amafaranga cyo ni nacyo kitera imbaraga ubuhanuzi bw'ibinyoma ko benshi bahanura ibinyoma bashaka indamo ku bantu ndetse mbega muri bake bashaka ko hari icyo bahabwa bikaba byatuma umuntu ahanura ibinyoma ati iravuze ngo mu nkorero gutya iravuze ngo njya nibuka rero umuntu umwe nigeze guhura nawe kera ariko aza kumenya ko nagira ubuntu bwo kumenya indimi zitandukanye ntagiye no mu ishuri kuko byose ku Mana birashoboka none hamaze kubimenya nibwo yarambonye bwa mbere ariko hari abantu bamubwiye gutyo nyene nuko cyakora yavugaga icyongereza kubera ko nyine ari mu gihugu bakikivuga nuko byarantangaje araza aratangira asa nk'uri kuvuga mu ndimi ariko avuga mu cyongereza we abihindura nk'indimi mbese nk'umwuka w'irumanuye indimi nibwo numvise aratangiye ati here the voice of God came unto me and the saying give him 2000 nuko timva tijwi ry'Imana ringizeho ryambwe mu 2,000 nuko ubwo ndamwumva ariko icyaje ari wowe wabwira se ngo yamwe ari nje ari kubwira nyine 2,000 by'amanyarwanda by'amanyarwanda icyo gihe cyambere amafaranga yagifite agaciro ariko nta nayo nari mfite ndabana ariko se Imana itamenye ko nta nayo mfite iyi Imana koko irabivuga ngo nyakure hehe nuko nabanteka nzi ko we nta wagutekera umutwe bene ibyo utahura nabyo wabuzwa n'iki se Satani hari watinya ntawe atinya urumva nuko ubwo rero mu by'ukuri wifashe ute nawe naravuze mu mutima reka ndebe kwaravuga ngo mbese kutari kuyahazana nuko maze ndebe urumva nuko ngo muri make rero sinabiha agaciro ariko mu mutima ndabanza ndabaneze iyi Mana iri kuvuga ni ntanga 2,000 ntayo mfite yo ntabwo iri kura ko ntayo mfite ariko wumvise nyine ukuntu yiyujuje mbese nk'aya pasi nyine yego dore ikibazo rero gikomeye mu misengera uwo muntu birumvikana ko ataravugishijwe n'Imana iyo
n'ubundi abatari Imana imuvugishije kandi amafaranga uyafite wari kugira ngo niyo suko se nyine uyu munsi niki turi buze gukora uretse ko narinzi nyine narinzi ko atari yo niyo nako nyafite wewe wari wagize amahirwe yo kubimenya nubwo nari ko nyafite ntayo nari kumuha ahubwo nuko nagize n'ikibazo ntese none Imana yo bwite yajya kuvuga ngo ni ntanga amafaranga nta nayo mfite noneho harimo abo bahanuzi niba nakuvuga ngo aragesinga donc ara kugesinga tugesini mbazi Kinyarwanda nyine ni nko gutata chance yego noneho bikagwa koko ko ari byo niko gushakisha amahirwe gushakisha amahirwe kuko bikagwa ko ibyo bintu ari byo kandi koko si Imana imubwi ivuganye nawe iyo bigenze gutyo noneho urumva gwe nubwo atataga amahirwe ariko bihuje nuko nicyo kintu kuri we gishoboka so watura umusore akubwiye ko umugore wawe agiye kuzaturuka muri Amerika dore ko ishyano ryaguye mu Rwanda ubuhanuzi buriho n'ubwa visa no kujya hanze kandi ngumva bari hanze nta kintu baturusha ariko hanze ni mwisi ntabwo ari mwijuru sibyo hanze ni mwisi yego bakavuga bati umugore wawe azaza aturutsa kandi ugasanga nk'umuntu babigiye yarari hafi gukora ubukwe kandi koko yaramaze kujyana atangira kubona nk'impamvu urabona hari ukuntu no mu bantu bajya gukora ubukwe ubona ufite impamvu yatuma ubureka ukavuga uti nta buryo ni wenda nashire twavuganye nabi cyangwa se nibyo ngo ntinabyumva urumva utangiye kugira utuntu no hakazamo umuntu rw'ibimenyetso by'uko ibyo natari n'Imana yego uwawe adaraza urugura ruta cyangwa se nawe waramaze gushaka tufite abantu benshi bataye ngo basenye ngo nyine bati ni Imana ibivuze ni iki kintu nk'umukristo muri kino gihe yakora kugira ngo aba bahanuzi b'ibinyoma batamufata gusa rero icyo ngira ngo abanteze amatwi bumve ijambo ry'Imana ryandikiwe kutiyobora uyu muntu uhangara kubwira umuntu ati Imana iravuze ngo wose uwawe ndetse akajya no gusenya ingo umugabo n'umugore bashakanye banabyaranye na kabiri na gatatu ati wose umugabo wawe wose umugore wawe ahubwo uwawe azava hanaha icyo kintu nagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari ukuri kubera ko no mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 15 haranditse ngo isezerano ngo naho ryaba ari ry'umuntu uretse n'iry'Imana ngo naho ryaba ari ry'umuntu ngo rimaze gukomera ntawe ubasha kurihindura urumva bisobanuye ngo isezerano naho ryaba ari ry'umuntu rero nambe ni kwanza ko mbese harya umugabo n'uyu mugore nibasenya ni ikihe cyubahiro Imana iragira mbese Imana iravugwa neza cyangwa Imana iraseba siko biri rabatese ni Imana izanywe no gusenyera uyu muntu urumva ntabwo rero icyo ngicyo tugomba kukimenya hanyuma ikindi ntabwo umugore w'umugisha ari uzava hanze ahubwo umugore w'umugisha n'umugore Imana iguhaye ari yimukugeneye aho bundi aho yaturuka hose umuhawe n'Uwiteka nta cyatuma utagira umugisha numva rero icyo ari ngomba kukimenya niyo mpamvu dusoma mu Migani igice cya 17 umurongo wa mbere ngo utwo kurya dukakaye turimwe amahoro utwo kurya dukakaye ariko turi mu iki turimwe amahoro ubwo ni nk'amateke n'ibishyimbo cyane ni nk'imyumbati n'ibishyimbo n'ibijumba gutyo biraho ngaho gutyo rwose ariko harimo amahoro birimo amahoro utwo kurya dukakaye turimo amahoro turuta urugo rwuzuye ibyo kurya ariko rimwe impagarara mbese ubwo kuba wajya kurira mu mahoteli usakomeye barimo bategura bya bimeza binini ariko cyane yego ariko nta mahoro ufite nta mahoro ntacyo bimaze mbere na mbere umugisha dukeneye wa mbere ni amahoro yego utwo kurya dukakaye ariko turimo amahoro turuta urugo rwuzuye ibyo kurya rurimo intonganya rurimo impagarara numva rero ari cyo kintu tugomba kumenya ikindi wasoma muri Zaburi ya 29 umurongo wa 11 ugasanga handitswe iri jambo Zaburi ya 29 umurongo wa 11 ngo Uwiteka azaha ubwoko bw'imbaraga Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha niwo mahoro nguyu umugisha rero ukenewe mu ngo ibindi bikaza nyuma naho guhanura ngo umuntu azaturuka hanze siyo mahoro ahubwo kiretse kuba ati nzaguha amahoro mu rugo nzakubakira nicyo gikenewe umugisha wa mbere ni umugisha witwa amahoro asigaye ibindi bikaza ari nyongera
iyo urebye imikorere y'abayobozi b'amadini n'amatorero muri kino gihe bigutera ubwoba kugeza ubwo nanakubwiye ngo hari igihe kwitwa umukozi w'Imana umuntu akubwira ngo umukozi w'Imana agata wumva ameze nk'aho kubera ngo umuteka mutwe. Ibi bintu byinjiye mu itorero ryari byinjiye mu itorero gute? Ese mwe mu gihe cyanyu byabagaho ko dushobora kugira abesikoro b'abapasiteri, aho umupasiteri ashobora kugira abagore babiri? Hari umuntu umwe yigeze yambwira ikibazo numva kirankomereye, yarambajije ngo Imana yemera polygamy, byo gushaka abagore benshi. Ndabira ni oya, ntabwo ibyemera. Harambaza nonetse ko Salomo na Dawidi bari babafite. Mu gihe ntaramusubiza ahita ambwira ngo rega ntugire ngo ndakoza nakomeje. Hari umupasiteri waho ngaho ejo ndetse kuza arambwira ati ni muhi, urumva n'umudamu ambwiraga ati mpa ku bintu ndabona ndi kwa Generation Pastor umukozi w'Imana busambane undate wayase. David na Salomo bari bafite bangaye saba abakozi b'Imana, urumva ikintu nahise mbwira. Mu gihe cyanyu nkagiraga amabi nk'aya ngaya. Ariko biri kose nyine ibyo byose biraterwa n'iminsi tugezemo ya nyuma. Bibiri tubwira ngo hari igihe ibyaha bizaba bimaze gukabya. Bega bigaragara ngo niho tugeze nyine aho ibyaha bimaze gukabya nk'uko Daniel yabivuze mu gice cya 8 umurongo wa 19, ibyaha bimaze gukabya. Nukubura kubw'ibyo turi mu gihe cy'iminsi mibi. Ariko noneho icyo ngira ngo mvuge ni iki ngiki. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi ya 12 ntusanga bibiri tubwira ngo iyo abatagira umumaro bashyizwe hejuru mu bantu ngo nibwo abanyabyaha bagenda hose impande zose. Mbega nuvuga ngo nibwo umunyabyaha agira ijambo. Iyo abatagira umumaro bashyizwe hejuru, abatagira umumaro bagize gute? Bashyizwe hejuru. Niba ubuhanuzi bw'ibinyoma bwahawe agaciro, nzigabiri niba aya babazunguzi pasi nta muriro bahawe imbaraga, ubwo numva ngo umunyabyaha afite ijambo. Siko biri, umunyabyaha afite ijambo. Numva ngo bizatuma uyu muhanuzi hanura ibinyoma cyane cyane ko harimo n'indamu. Tumva umuntu arahagurutse wenda n'urugero ati iravuze ngo kugira ngo iguhe umugisha azana ibihumbi binebe. Tumva wenda hari abandi bari muri urwo ruhande rw'uwo muntu ati nibura kuri ibyo bihumbi yazana nanjye nabona iki ngiki. Nundi ati nawe nabona iki tinashaka hanura ibinyoma ati apfa kuba harazi faranga. Yego nta kibazo. Basiga bavuga ngo bije iragerwaho. Bije iri bwuzure kubera bya bintu byo gukora ku mabije nyine avuga ati amafaranga yo kwezi aragera unusha kubabeshya. Birumvikana. Hari aho nzi umuntu yaragurutse aravuga ati arabanza avuga mu ndimi nyinshi ati numvise ijwi ry'Imana ngo ntabwo Imana ishaka ifaranga, ntabwo ishaka ituro rijegera. Bese byumvikana nta gice rishaka. Yego. Navuze atyo umuyobozi umwe wari uteze amatwi yongorera mugenzi we ati cyakora ati iki ni ikinyoma, atari kubwo kirimo agafaranga mu kihorera, ariko ni ikinyoma. Urumva nyine ati bakihore ubwo kirimo agafaranga ariko ubundi ni ikinyoma. Nuko nibwo bwa buhanuzi rero ngo mu bintu bitesheje itorero agaciro harimo no gukunda amafaranga. Siko biri. Ariko akazamo n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ko ndabizi muri iryo ariko nari ndimo kuri 17 z'ukwezi kwa 12 muri 98 ariko wa 4. Numva ngo nagiye mwiyerekwa none Imana mbona marayika afasha umuntu w'umugore amuzana imbere yanjye. Gusa mu gitabo nanditse bantu mu nteza amatwi iki gitabo ibyo mvuga byose birimo muzajya mubibona n'ibyo ntaravuga muzabibona muzabyiteho cyane. Noneho rero nza kubona mbona marayika mpereje azanye umugore amushyira imbere yanjye ati umugore ndamuzanye ngo umwuhagire. Navuze ngo umwuhagire mbona mpaye n'amazi mu ibirika meza cyane, amazi meza asukuye cyane. Ataya amazi nigomba kuhageza uyu mugore. Akimara kumbwira cyo rero arambwira atari ko nujya kumwuhagira uhere ku mutwe umwuhagira. Tumva atuhere ku mutwe. Ubwo rero arambwira atari ko nuhagira umutwe nturekeraho atahubwo wuhagire n'ibitugu. Tunumara kuhagira n'ibitugu arakomeza. Maze kandi ko kubwo yambwiraga niko nakoraga.
ayo mazi nabanje gushyira ku mutwe. Arambwira ati kuri uwo mutwe shyiraho amazi menshi. Amazi nshyiraho kubera icyo washyiraga menshi. Menshi ko yambwiraga se tishyiraho menshi nyine. Niko nanjye nakoraga uko ambwiye. Yego. Maze gushyira amazi menshi ku mutwe ati uhagira n'ibitugu. Ubwo n'ibitugu nabyo mbishyiraho amazi. Arakomeza ariko n'ikibuno ntugisiga. Tayo bishyiraho amazi menshi. Ahubwo cyo noneho marayika aravuga ati ikibuno cyo giteje agaciro gikobije guteje agaciro itorero ati shyiraho amazi menshi. Ikibuno? Ubwo amazi rero uracyuhagira. Ndacyuhagira. Amazi nyashyiraho amazi kugeza ubwo yarangiye mbese ikibuno kitaranoka. Nkurikije uko nabibonaga. Amazi nuko ubwo hepfo ku maguru utahogera. Imana ntigeze mvuga amaguru. Yego. Yambwiye ibyo bicuko ari bitatu. Umutwe, ibitugu, ikibuno. Nuko wenda rero nkunda kubwira abantu ni habaho kumva hakaba no gusobanukirwa. Yego. Nanjye nicyo nangiye guhibaza nabyumvisha ko simsobanukirwa. Aricyo bita mu Gifaransa écouter et comprendre. Yego. Kumva no gusobanukirwa cyangwa to listen and to understand. Birasaba ko umuntu yumva kandi akagira ate agasobanukirwa. Yego. Mwanyumva? Yego. Muri mu Heburayo ni ijambo bita lishimoa velhavine. Nuko birasaba ko umuntu yumva ariko agasobanukirwa. Akabisobanukirwa. Umutwe wambaza uti niki, ibitugu niki, ikibuno niki. Sibyo? Yego. Ubundi ijambo mutwe. Umutwe bisobanuye umuntu kuri abandi. Nanyumva? Yego. Kuhagira umutwe. Bisobanura ngo uhere kuba imbere. Nicyo bishatse kuvuga. Mbese kuba pastor bagenzi bawe. Cyane. Kukuriye abandi. Yego. Niwo mutwe rero. Uranyumva? Ndakumva. Mbese uretse ntago yaba pastor gusa niba turi no muri korale president wa korale yaba umutwe. Yaba umutwe. No mu rugo umugabo no umutwe. Ni umutwe birumvikana. Ariko no mu nyamasengesho uyu muntu uhagarariye icyumba yaba umutwe. Siko biri? Mbese umuntu kuriye abandi niwe ugaragara nk'iki nk'umutwe. Kandi nawe yagiye amazi menshi. Ne cyane. Hanyuma ibitugu rero nabafasha nabunganira abungirizi. Yego. Ibyo ni ibitugu. Sibyo? Yego. Nivuga ngo niba uyu ari umushumba wa paruwase umukuru w'itoro ni ibitugu. Yego. Wabyumvise neza? Ubwo ni urwo ryo nashaka gutanga. Sibyo? Niba president wa korale ari umutwe dirije ashobora kuba ibitugu. Ese umujyanama muri komite nawe yaba ibitugu. Siko bimeze? Yego. Ubwo noneho rero ibyo ni ibitugu. Aho gutesa ikibuno. Siko biri? Urumva? Ubwo rero ikibuno mu mvugo y'umwuka aricyo nyumvishe ngo shyiraho amazi menshi nicyo gitesheje itora agaciro cyane. Ikibuno bisobanura ubuhanuzi bw'ibinyoma. Karanyumva? Niba ngo uyu muntu ahanura ibinyoma aba ari ikibuno. Ariko pastor ndakibutse muri Bibiliya. Ndakibutse Yeremiya nakavuze ngo ntibibuno. Ni Yesaya igice cya 9 umurongo wa 15. Yego. Icyakora muri Bibiliya za kino gihe ni wa 14. Bibiliya za vuba ni wa 14. Bibiliya za kera ni wa 15. Yego. Niho handitswe ijambo ngo umugabo mukuru niwe mutwe. Umugabo mukuru w'icyubahiro niwe mutwe. Ngo n'umuhanuzi wigisha ibinyoma niwe kibuno. Ndakibutse. Naho rero numva ngo iyo umuntu ahanura ashaka indamu iravuze ngo mu mpibi iravuze ngo mugirire muja wayo gucya iravuze ngo mugaragwe icyo ni ikibuno cyo kivuga. Urumva? Ko dufite ibibuno byinshi hano hanze. Cyane. Nuko nabandi baza basigiriza kugira ngo avuge ukuri abakaza asigiriza rate ibintu gukabya umuntu ashatse yakwikora gutya icyo ni ikibuno. Urumva? Ikibino kibiki no gusinda naho ndi wasomye gake nta kibazo bijya ni ikibuno cyo kivuga. Undi ati undi ugasanga ari muri ngo yewe ngo gusambana ntabwo ari icyaha cyetse bikoze ku gahato ko naho babyumvikanyeho icyo ni ikibuno. Uranyuma? Bigaragara ngo icyo rero ni kimana itashaka mu itora ryayo. Pastor ibi bibuno byo wabikubita yabikubitira kubimara ariko kimwe mu bibazo bikomeye pe hari ibintu ubona bakabona ni nkasakirego dufite abapasiteri atigeze bakizwa ku buryo ibiranga umuntu wakijijwe
ubimushaka ukabibura. yego Nawe utekereza yari umupasiteri nzi nta hantu na hamwe muri kode y'itorero igeze abatirizwa. yego Ukiye kuri ndamuzana umupasiteri kandi ntabwo ari pasiteri nkawe uyoboye hano hafi mu cyaro. yego Kandi afite abagore babiri ntabwo yigeze asezerana kugira ngo umuntu nk'uyu azagira ubwo ajya mu buyobozi. Pasiteri ntabwo mwifata nk'uburangare mwe mu gihe cyanyu wenda mwagombaga kuba mwarakinze inzugi ntimukinge mukaba mwaraduteje bino birura. uko biri kose ni icyitonderwa banyumva ni icyitonderwa. Ubundi Yesu yaravuze muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 37 aravuga ati icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Urumva neza? Iryo jambo mube maso icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Siko biri? Yego. Kuba maso ni ikinyuranyo cyo gusinzira. Yego. Numva ngo uyu muntu atabaye maso arasinzira. Abasinziriye. Siko biri? Kandi uramutse usinziriye numva ngo umuntu ashobora gukora mu mufuka ntumenye ko yagukozemo. Yego. Kubera ko yakozemo wagize gute? Wasinziriye. Kandi iyo uri maso niho kumukundira. Ntabwo ari kumukundira. Yego. Ashobora no gushyiramo ibipapuro agukuyemo amafaranga. Yego. Siko biri? Kubera ko wasinziriye. Yego. Urumva? Ariko uzi ko amaso ntiwari kumwemerera. Niko na Yesu yavuze ngo urukungu rwabibwe basinziriye. Siko biri? Yego. Babwo bagize gute? Basinziriye. Tutanze urugero. Muri 84 njya nibuka twararirimbaga hari umuyobozi ntashatse kuvuga izina wateraga indirimbo tukayiririmba mwituza ati Imaniza nkorera ibitangaza Imaniza nkorera ibitangaza nimora nishimisha ngahora nyinezeza Imaniza nkorera ibitangaza tukayiririmba. Muranyumva? Yego. Ya bati Imaniza nkorera ibitangaza Imaniza nkorera ibitangaza ninkora ibyishaka ngahora nyinezeza Imaniza nkorera ibitangaza. Twayiririmba mwituza nta nuvuze ngo aranyeganyega tukibuka imbaraga z'Imana zururutse. Murumva neza? Ariko noneho gusinzira kwaje kubaho umuntu agahagara imbere y'abantu haleluya akayigoreka abantu bateze amatwi ati hururu yavuga atyo abantu ngo amen kandi urumva ibyo avuze nta kuri kurimo. Yego. Uko gusinzira rero ni mushitani yinjirije abantu babyina umuntu yatera ikorasi wenda ati shoboza mwami wanjye nzaje ngukorera yatera atyo nk'abantu bafatanyije kwifuza ko Imana ibashoboza umwe hariya ngo ca yego mbese ukumva bihindutse imbyino aho guhinduka isengesho bihindutse imbyino. Nuko bahoro no shitani yinjiriye ubuhanuzi bw'ibinyoma bagenda bugira imbaraga. Ubwo muri make nkuko tubivuze numva ngo umutwe ukwiye kuhagirwa warasinziriye. Siko bise? Wa mutwe ukwiriye kuhagirwa warasinziriye ndetse n'ibitugu birasinzira bituma ikibuno kigira imbaraga. Sibyo? Hari abantu bavuga ko wenda impamvu y'ibi ngibi ari imico itandukanye. Hari abantu babaga mu bihugu byo hanze bageze mu Rwanda basanga ko basenga siko basengaga hanyuma natwe dushaka kwigana ibyo byabo hanyuma aravuga ngo umuco ngo ugenda ukura niko mu buzima busanzwe bavuga umuco raguka ariko kandi agahugu katagira umuco nako karacika. Bakaba bikekwa ko wenda ibi twita ubuhenebere ari civilisation. Yego. Ari iterambere. Yego. Yego. Mbo gusa rero dusabwa kuba maso kuko Imana ntabwo yo ivuga ngo uyu munsi naringeze aha none shaka kugera ahangaha.
agakiza rero ntigahinduka, agakiza ni kamwe, na n'umwami ugatanga n'umwe. Sibyo? N'umwami ugatanga n'umwe. Ubwo rero ijambo agakiza bitandukanye n'ikintu bita ngo imico. Mwanyumva? Yego. Ahubwo agakiza gashobora gutuma n'imico ihinduka, kagatuma uko umuntu yarateye bivaho. Mu yandi magambo ko kagira wako muco cyane. Mwanyumva? Yego. Kuko urabona Pawulo niwe wavuze mu gitabo mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 13 aravuga ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera. Buryo ingeso zifitanye isano n'umuco. Urumva neza? Ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite ryari kera ngikurikiza idini y'Abayuda. Ubwo ni idini yakurikizaga ariko ntabwo karagakiza. Mbese yarafite uwo muco. Uwo muco. Yego. Ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera. Yego. Ngikurikiza idini y'Abayuda yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Uyu ni Pawulo nyine wabivugaga. Ariko ageze ku murongo wa 15 aho mu Bagalatiya igice cya mbere aravuga ati ariko Imana yantoranye. Imana siko biri none ntabwo ari idini ahubwo ni Imana. Ati ariko Imana yantoranije nyine mu nda ya mama impamagara ku bw'ubuntu bwayo. Imana imaze kumuhamagara rero za ngeso zose yarazitaye. Siko biri ageze ahavuga mu rwandiko yandikiye Timoteyo, rwandiko rwa mbere amwandikiye igice cya mbere umurongo wa 13 ati nubwo nabanje kumutukanye n'urenganya n'umunyarugomo atariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Kuko nabikoze mu bujiji ntaragira gute ntarizera. Icyitonderwa njya mbabazwa n'umuntu uvuga ngo reka ncumugara ngo nawuciye kwa Satani kenshi, ngo reka ncuguse ikibuno nceze, ati ibintu nabikore Satani kenshi. Umuntu akibaza ese harya ibyo Satani akunda Imana nayo irabikunda? Niba warabikoreye Satani Imana yakubwiye ngo nanjye ndashaka bya indi wakoreraga Satani, harya ingoma yasimbuye indi yigana isimbuye ni ikibazo. Ubutegetsi busimbuye ubundi bwigana ubwo busimbuye cyangwa bushyira yabwo amategeko. Siko birise nese uvuga ngo hakuye ngo bajye kubyina mu gasope ni bazo bibyine mu rusengero n'abitwaye. Urumva neza ngo Imana ngo ntigira umuziki ngo ntigira. Bibiliya tubwira ngo umuntu uri muri Kristo Yesu ngo abari cyari mu gishya, ngo ibya kera byose biba bishize. Ubwo bigaragara ngo niyo mpamvu habaho imirimo ya kamere hakabaho n'imbuto z'umwuka. Siko biri? Yego. Ubwo ntabwo bavuga rongo ibyo wakoreraga Satani ugiye kubikorera Imana. Ubwo waba ugiye kuvuga ngo noneho ngo buryo ibyo Satani akunda n'Imana yarabikunda. Si uko biri se? Ariko nibyo koko. Icyo wabusobanuye. Uko wabusobanuye nyine. Wavuga ko Satani nawe akunda iby'Imana ikunda. Kandi ntibishoboka. Ibyo ntibishoboka rwose. Ibyo wakoreye Satani akabishima ngo n'Imana yabishimye. Ibyo ntibishoboka, ntabwo bigendanye rwose. Cyangwa ni Satani ahubwo waje mu rusengero. Si uko? Bari abantu baba bari kumubwira ko n'ubundi bahamusanze. Kuko niba bageze mu rusengero kuko uzi kintangaza pastor aba bantu ngo beta banuzura umwuka. Nicyo kibazo. Bata bagera bati ukumva n'indimi nk'ibihumbi 10 barabivuze. Erega ntabwo ibyo twita umwuka ntabwo ariko aba ari umwuka wera. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Yego. Numva ngo hari imbuto zigaragaza ko umwuka ari umwuka wera. Ntabwo ari ukuvuga mu ndimi nyinshi rero kuko na Satani arazigira. Yego. Urumva neza? Na Satani arazigira. Ariko noneho dusabwa kumenyera ijambo Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 ndetse na 23 aho yanditse ati tariko imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ibyishimo n'amahoro. Ijambo ibyishimo ntabwo ari ukubyina, ibyishimo. Urumva benshi rero ugasanga barafata ijambo ibyishimo umunezero. Urumva Yesu yaravuze ati nzabaha umunezero, kandi uwo munezero nta muntu uzawubaka. Ni umunezero rero umuntu ahawe nande n'Imana. Umunezero uhawe nuko wejejwe. Mu gitabo cya Zaburi ya 97 umurongo wa 11
hakatubwira ngo umucyo ubibirwa abakiranutsi ngo n'umunezero ubibirwa afite imitima itunganye nguwo rero ngibyo byishimo Imana ishaka bije bizanywe no gutunganya umutima ntabwo ari ibyishimo bizanywe n'umudiho urumva ibyishimo uheshejwe no ku mutima wawe utunganye ubwo rero iyo mbuto yitwa ibyishimo nicyo kiyizana urumva yego kare nigeze numva ubwira umuntu ibintu ngo ntabwo ni kukuntu bivuze ariko wavuzemo ukuntu umuntu ashaka kwambara karesa akajya ku ruhimbi yego bimeze gute ubwo bihuye n'ibi by'abanirwa bitigisa ku ruhimbi byagenze gute bira bintu tubwiye ngo wabimugiye gute kuntu ngo mbone yerekwa ni ubutumwa Imana yampaye mbese nkuko ndi kubivuga no muri iki gitabo uzabisangamo nugisoma uzabisangamo uzabisanga mu kintu bita imikoreshereze y'impano z'umwuka wera nagiye muyerekwa muri 89 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu muri 89 hari kuwa kabiri nibwo nagiye muyerekwa icyo gihe ndibuka hari saa 12 za mu gitondo narasenze mfukamye hafi y'igitanda narayeho noneho maze gusenga ndasohoka ndi kujya hanze ngeze ku muryango numva ijwi rirampamagaye rwose nkuko turi kuvugana atari inzozi ngeze ku muryango numva rirambwira riti subira hahandi muri cya cyumba aho warupfukamye manze nguhe message nguhe ubutumwa ubwo numvira Imana nsubirayo ngeze muri cya cyumba nari ndimo ndapfukama nanone numva ijwi ry'Imana rirampamagaye rirambwira riti ngiye kuguha ibibazo bine manyumva ibibazo bingahe bine ibibazo bine rero nubwo uko ari bine atari ko ndabitanga ariko harimo ikibazo kigendanye n'icyo mumbajije ikibazo muri ibyo bibazo harimo ikibazo cyo kora cya mbere ngo mbese kusanga abantu bavuga ngo barakijirwe mwati ngiye nabatijwe mu mwuka wera mu mwaka w'uyu ndati ngiye nakijwe mu mwaka w'uyu uzabambarize mbese ngo aho mwavukiye mwari mwabona isazi zavuye ku gisebe kitakize isazi zavuye ku gisebe kitakize nuko mbese byumvikana ngo ntabwo Satani yakuva iruhande utarakizwa ibyaha yego nicyo gisebe rero ntabwo Satani atinya idini ntatinya Yesu ashimwe nyinshi ntatinya atsindwa mu izina rya Yesu kandi areba igisebe urumva nuko ubwo rero bigaragara ngo kugira Satani agutinye nuko igisebe cyaba cyakize ibyaha wabikijijwe noneho rero ibihuje n'uyu niki muri kumbaza ndabwirwa ngo nzabaza abantu ngo waba wambaye ikariso ngo ukajya hagaragara ngo wibwira ngo ni costume ngo ari ikariso wambaye ndetse iyo ntibakwita umusazi cyane nibwo naje kubwirwa ngo rero hari ubona yiyirije ubusa iminsi runaka niba ari 3 2 yasengeye mu butayu yasenga yakumva avuze muri rurimi rutamenyekana ngo akagira ngo yakijijwe ngo yabaye ikirenga ngo uzabwire ngo umuntu umeze atyo ngo ameze nk'uwambaye ikariso ngo akagira ngo ni costume kuvuga mu ndimi nyinshi ziko gukizwa cyane kuvuga ndakuramutsa Mariya nyinshi cyangwa Yesu ashimwe nyinshi uranyumva ntabwo ariko gukizwa cyane kuvuga ngo nasengeye mu butashwi ahubwo ijambo rikuru Abaroma igice cya 4:8 ngo hahirwa umuntu w'Iteka atazabaraho icyaha ngo uyu muntu ukijijwe cyane naho abandi ni ikariso manyumva birasaba hahirwa umuntu w'Iteka atazabaraho icyaha naho abandi no kuzunguza udukariso ku ruhimbi cyane kimwe cyo mu buryo bwumvikana ibi bintu by'Imana ko buri Imana ntihore dusekara none se nyine kuko ibaze umuntu iturufarisha no kuvuga mu ndimi neje aheruka mu masengesho akaza kibaransa ku ruhimbi buryo Imana ibona n'agakariso karanga ari kariso yambaye ariko nkamwe mujya mwerekwa ntago mwarushye ntari gibona ibintu kumva wakwiruka ukinja nk'umiterano kabona byo birumvikana cyane uretse ko bisaba ko umuntu Imana ikunda kumenera amabanga asabwa kuba yihangana kandi
agira n'intwaro yitwa kubabarira cyane abo tuko biri kose nawe siwe ntabwo aragaso kuko niyo nyine wambara ikaiso akajya ha abandi barazi ko ari costume nibisobanura ngo yamenye ko ari ikaiso ni yajya aho bari yego suko birise kairega rubya n'umusaze ngo abayimva yambaye none se nyine amenye ko ari ikaiso ntabwo yajya hari ntabwo yajya abandi bari nuko batabimenye bigaragara ngo rero witwa Dawidi niwe wavuze ati nanjye ubwo nagubwaga neza naravuze ngo sinzanyeganyezwa ubwo nagubwaga neza tiwumva ubwo bisobanura ngo ni ikariso nyine yari irimo yari yambaye ikariso yumva byararangiye yumva ati ubwo nagubwaga neza ari costume naravuze ngo sinzanyeganyezwa siko biri yego byumvikana aho ni muri Zaburi ya 30 uhereye ku murongo wa 6 ukageza hepfo ku murongo wa 10 uranyumva ati nanjye ubwo nagubwa Zaburi ya 30 uhereye ku murongo wa 6 kugeza ku wa 10 ati nanjye ubwo nagubwaga neza naravuze ngo sinzanyeganyezwa bigaragara ngo rero iyo umuntu atara mbega ikizamini kitaraza yego ashobora kuvuga ati nzatsinda ndetse akaba yakwishyira hejuru kikakaza ariko ikizamini cyaza kikamukubita hasi yego cyumva nuko byarisa kugira ngo umuntu ahubwo aho kwirata atarakora ikizamini yarakwiye kwirata bwo yagitsinze sibyo ari byo nyine bibiri banga umuntu ucyambara umwambaro w'urugamba atabaye kwirata nk'uwikuramo atabarutse sibyo yego nuko byumvikana ari cyo kintu rero yaba abantu bakimenyaga byaba byiza ni ukuvuga ngo imbege ikizamini kitaraza ntabwo ushobora kwiha amanota uriha amanota kandi nta kizamini wakoze bisaba iki urumva niba Imana ishaka kukwereka ibibi biri mu iteraniro ntabwo warwara ihungabana ngo utibike kuko ushobora nko kujya mu iteraniro wareba abantu bose ukajya ubona hari nihicaye hariya n'agapusi hariya ubwo cyangwa hari n'ushobora kubona ari inyamaswa biteye ubwoba ntabwo watibika ukavuga uti ntago nkwiye kujya muri urusengero ndigendeye oya uko biri kose nanone sibyo uvuze uti kubera ko nabonye wenda abanyabyaha ari benshi nanjye ahantu sinahasengera ndigendeye nawe wabuze ubwenge cyane impamvu wabuze ubwenge nzi ko waba ubugize aho wapi natibika da ashwi wabuze ubwenge banyumva ubwo rero muri 2003 mu kwezi kwa 3 ku itariki 21 z'ukwezi kwa 3 2003 hari kwa 5 mwanyumva nagiye muyerekwa mbona marayika ayegereye umuntu w'umukozi w'Imana amuhereza isuka aramubwira ati ngwino nkwerecyaho umpingera nkwerecyaho umpingera aramujyana amugejeje aho yagombaga guhinga we ati ndashaka umpingira ubwo wa muhinzi yatangiye guhinga n'ishyaka ryinshi cyane rwose ubona afite ubushake none hageze hagati ngiye ko mbona hanakubise isuka mbona havumbutse inzoka iyi nzoka rero igereranywa n'aba banyabyaha nyine ubonye mu itorero ariho mu murima nyine sibyo inzoka ivumbutse wa mukozi mbona agize ikintu cy'umujinya mbona afashe isuka arayijugunye hajye kuvuga ngo hasikiwe ngo no murima ni mubi ngo nawe uri mu inzoka avuze aricyo ngo no murima ni mubi uri mu inzoka nuko nyiri kumwisuka arababara cyane aramuhamagara numva aramubaza n'agahinda kenshi ati nta soni kujugunya isuka hasi ngo nuko ubonye inzoka mu murima aramubaza none se isuka kuyitaye hari icyo biratwara inzoka wabyumeze neza hari icyo biratwara iki wese urumva icyo biratwara inzoka wapi yayi professor wihaye umudendezo yego wo kwigarurira umurima sikabe yego nyamara isuka wahawe wayikoresha ukica inzoka yego bisobanura ngo ijambo Imana yadushyizemo niyo suka yego rishobora gutuma ubukana bw'inzoka bucika intege yego
ariko utayisuka inzoka ubwo yeguriye umurima. Ubyemera? Ndabyemera. Ijwi ry'Imana riramubwira numva riti kandi ukoze ikindi cyaha ututse umurima ngo ni mubi. Mwanyumva? Ngo nuko uri mu inzoka. Ngo jya umurima si wo mubi ahubwo ikibiri inzoka. Irongera muira ijwi ry'Imana ngira mpamagara yambwira ati rero umbwire abakozi bawe maso kuko ngo abenshi bagiye kujya bagushwa n'ibyaha by'abandi. Imihamagarika kama bagushwe n'ibyaha by'abandi. Ntabwo naririmba muri korali kana karimo. Yego. Hanyuma neza ntabwo nasengera mu itorero kana n'ukuntu muzi. Yego. Ntabwo najya mu korani inama n'umuyobozi n'ukuntu muzi. Isuka kayita twagenanye. Ubundi agatuka umurimo. Ubundi ati idini ntirigikizwa. Yego. Bati rwose buno najye cyabaye inkandi madini washaka avamo. Tumva? Yego. Noneho ijwi ry'Imana irambwira ngo uzambwirira itorero ngo kujugunya isuka hasi ni inyungu y'inzoka. Ngo ariko ni igihombo cy'Imana. Urabyumva neza? Yego. Kujugunya isuka hasi ni inyungu y'inzoka ariko ni igihombo cy'Imana. Kuko kandi zababwire ngo kubera ko inzoka yabonye ko yigaragaye mu murima wari ufite isuka yita none ngo yahisemo kujya yigaragaza cyane kugira ngo abatamasuka babe benshi. Urabyumva neza? Kuko mbese yabonye batayica. Yabonye batica ngo batamasuka. Bakiruka. Bakirukira bwo ubwo rero ndi kugaragara bagatamasuka ngiye kujya ngaragara cyane kugira ngo abatamasuka babe benshi. Ukubise isuka wese inzoka itigaragara. Byumvikana kandi cyitonderwa. Ntabwo uyu mukozi ntabwo inzoka yayibonye mu murima wo hirya yaho yahingaga ahubwo yayibonye aho yahingaga. Yego. Bisobanura ngo aho uhinga ni inzoka uzayibona. Bishatse kuvuga bivuga ngo niba uri pastori mu gipastori nimwe inzoka uzayibona. Uranyuma? Niba uri umudiyakoni mu kidiyakoni naho ngaho uzabona inzoka. Niho uzabona inzoka. Niba uri umuririmbyi uzayisanga muri korali. Naho niba uri umunyamasengesho naho iyo nzoka uzayisanga. Byiga byumvikana ngo aho ukora niho uzabona iyo nzoka. Uranyumva? Kandi igomba kuko igaragariza kuko wakubise isuka. Kugira ngo utisuka ho. Kuko wakubise isuka hasigaye yumva uze guhinga. Izahita iza. Izahitiza. Nyamara disi burushize ibinya ugahagarara yo yakwiruka. Cyane oyo niyo suka wayikoresha ukayica. Urumva? Nuko byumvikana ngo rero turasabwa kumenya ko igisubizo atari ugutamasuka kubera inzoka mu murima. Ahubwo nuko amasuka tuyakomeza. Sibyo? Niyo mpamvu mu byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 24 na 25 handitswe ijambo ngo ariko mwebwe mwese abasigaye bituatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo abandi bitubwira nibwo bwiru bwa Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Gukomeza amasuka rero nicyo bishatse kuvuga. Mwebwe abasigaye bituatira tumva abasigaye muri ADPR bakiri mu mwanya Imana ishaka. Abasigaye mu Adventist n'ahandi sigabiri mu abatisita abasigaye yivuga ngo abasigaye bisobanura ngo abata amasuka ni benshi ariko abasigaye bakiyafite. Sibyo se? Aho basigaye rero bakiyafite. Ntabwo Imana ivuga ngo nibiruke bagende oya ahubwo ni bakomeza icyo bafite. Tumva? Kugeza aho isazagira ate azazira. Babyumva? Wasoma Yeremiya igice cya 27 Yeremiya 27 umurongo wa 18 ugasanga handitswe ijambo ngo naho rero niba ari abahanuzi mu yindi mvugo niba ari abakozi koko niba atari cya kibuno siko biri kandi n'ijambo ry'Uwiteka rikaba riri kumwe nabo ngo nibingingo Uwiteka Nyiringabo kugira ngo ibikoreshwa byasigaye mbega nabagifite amasuka siko biri kugira ngo ibikoreshwa byasigaye mu nzu y'umwami w'Ubuyuda mu nzu y'Uwiteka no mu nzu y'umwami w'Ubuyuda ni Yerusalemu bye kugira ngo Babuloni niba ari abahanuzi siko biri mbese ngo bati niba ari abakozi Imana koko niba atari ukwishushanya niba ari abahanuzi kandi n'ijambo ry'Uwiteka rikaba riri kumwe nabo nibingingo Uwiteka Nyiringabo kugira ngo ibikoreshwa byasigaye mu nzu y'Uwiteka no mu nzu y'umwami w'Ubuyuda ni Yerusalemu bye kugira ngo Babuloni. Bigaragara ngo hari ibikoresho byinshi byaragiye Babuloni byari byarajyana siko biri yego ariko hari n'ibikoresho byari bisigaye. Abo bafite amasuka inama mbaha
si uguta amasuka ngo umurima wegurira inzoka kuko umurima ni uw'Imana ntabwo umurima ari uw'inzoka ahubwo baramutse bafasha amasuka akakomeza inzoka yabona ko kugaragara kwayo ntacyo biri gutwara abahinzi ikava mu murima siko biri ariko ngo ikihesha imbaraga nuko igaragara bagata amasuka tumva ese igaragara ubundi je kubarya kuko nicyo kibazo mfite aho hano ndimo ndagira ikibazo kimeze gutyo urumva Yesu cyaje bambwira iby'urukungu yanze ko baruvanamo ngo n'amasaka atarandurwa kera nkiri umwana najyaga hari ahantu najyaga njya kureba mu gikontineri badutumaga kugura ibirayi ariko nkasanga nyiri icyo gikontineri afitemo mayibobo zimutoraguriramo ibirayi byaboze kugira ngo ibizima bitabora hari ibirayi bakura bagitema no kikazabora kikazatuma n'ibindi bibora ubundi niyo logique abantu bagakoresheje ikirayi kiboze bakakivana mu bindi ariko irebye imikorere y'Imana isa nk'ibwira ibirayi bizima ngo ibiboze birahari ariko mwege ntimubore kandi dakuyemo ibiboze cyane ibi bintu noneho ino nzoka ntabwo ntataye isuka ntabwo yandya mu by'ukuri ntabwo yakurya ahubwo isuka wayicisha inzoka wayikoresha ukica inzoka hanyuma yego ntabwo inzoka yakurya ahubwo isuka wayikoresha inzoka ukayica iyo byamaze kuzamo ibikomere bigenda gute kuko dufite abantu benshi bakomerekeye mu itorero n'amadini atandukanye ugasanga simbizi wene n'ubyuhuna nayo makesi kumva ikitonderwa ushobora kuva muri iri torero wabyuze wewe ubuhanuzi inzoka uzayibona aho uhinga nayiza bihari nese ni mu ijuru uzaba ugiye ntabwo ari mu ijuru uzaba ugiye n'ahandi uzajya inzoka uzayihabona bityo rero kuva guta isuka ngo ugiye ahandi mu wundi murima naho uzasanga ubwo nikarishye kurusha iyo wasize ahandi wavuye uranyumva yego ahubwo icyo usabwa komeza icyo ufite hatagire gutwara ikamba cyane ugeze aho isazazira uranyumva yego ubu ni ukuvuga ngo hari iyerekwa nagiyemo muri 2 uranyumva yego nzakubona ndibuka nzakubona ikese twita ikazi yini wacu iri yajyamo amafanta yego nzakubona ikese irimo inzoga z'ubwoko bubiri mbona harimo fanta na primus biri mu ikese imwe uruhande rumwe ruri mu primus urundi rurimo fanta tumva ijwi ry'Imana yampamagara rirambaze ritese uretse ko abantu bibeshya wakubwira ngo genda wenda niba unywa fanta ushake fanta hiri wahayoberwa wayibona ntago nubwo bingana nta nubwo bingana nizikoze kimwe wamyita uko biri kose fanta niyi primus niyi yego siko biri ndabwiwa ngo ikibabaje fanta niri kwivovota ngo ishaka kuva mu ikese ngo ntiyaba mu ikese irimo primus tumva ngo nyamara ngo hari igihe uzava muri iyo kese irimo primus iyo ugiye musanga irimo kanyanga uranyuma neza unaza amatwi yego tahubwo niba uzi ubwenge bamwikese gukomeza ube fanta uranyumva yego zirikana guhamagarwa kwawe ube mwikese gukomeza ube fanta utureba niko nabwiwe cyakora ngo ureba nibura yaba primus ari kwishaka kuva mu ikese kagenda naho fanta ngo niyo ngiri kwivumbura mwabyumvise neza yego ndagira ngo rero mube maso imvugo y'Imana irakomeye gusa ni ukuvuga ngo ibyo nabwiwe byo ni byinshi sinaburondora uretse ko nkuko mbabwiye igitabo nanditse byose birimo ibindi kuvuga nibyo nashakaga ko tugeraho wenda ngo dusoze iki kiganiro icyo gitabo umuntu wagikenera ashaka kukibona gute yakibona he iki gitabo umuntu ugishatse birumvikana yaba nanjye ashobora kumpamagara kuri nomero 07 82 83 07 88 45 32 07 88 45 32 icyo gihe rero namubwi ko yabona iki gitabo
ubundi muri librairie ya ADPR naho iki gitabo kirimo iri mu Gakinjiro yo mu Gakinjiro yego iki gitabo kirimo icyakora hari igitabo nasohoye mbega cya original aricyo kikimfashe iki gitabo cyo cyasohotse gitwaye amafaranga menshi nubwo nyigurisha 12 ariko ntabwo harimo inyungu yindi ahubwo Imana ikoresheje ashobora no kumpa 15 yuko byemerwa n'umutima we ariko iki gitabo cyatwaye imbaraga nyinshi mu kucyandika ubwa mbere njya kucyandikira mu ruhenge niho cyandikeshereje nacyanditse mu myaka 10 nakoreshaga amatike yo kujya Musanze kugenda no kugaruka natangaga amafaranga 12,600 kugenda no kugaruka icyakora najyaga mu Musanze kabiri mu kwezi ariko mara imyaka 10 ubwo rero kuri icyo gitabo kuri iki gitabo ubwo rero bigaragara ngo cyatwaye imbaraga ko nasomyeho ko gishobora kuba cyaranatunganyijwe i Burayi ubwo rero kugira kucyempurimaho bacyempurimiye mu Bufaransa mu Burayi ariko nacyandikishirije mu Ruhengeri ahubwo kucyempurima kugira ngo bagikore uko nguko bagikoreye mu Burayi ubwo rero hari igitabo nakoresheje cya kabiri bari kwempurima nyine ari ikingiki bakoresheje bacyempurima amafaranga arenze 9,000 aho gatoya cyo nkigurisha 10,000 gusa nuko ubwo rero ubwo nacyo ugishaka ushaka original yayibona ariko irahenze kuruta iyo kopi yayo birumvikana yego uretse ko iki cya original biri gushira kuvuga ngo hasigaye bikeya yego ubwo ugishaka nyine no kukibona bikitwa ubu hanyuma uwashaka ibindi bintu byinshi bikubiye muri icyo gitabo yasura YouTube channel ya Pastor Iyakabumbye Etienne hariho izi nyigisho nyinshi nandi mayerekwa usibye ko tuzakomeza kugenda tuganira kuri ibi bintu n'ibindi nagira ngo hakanya udusoreze niba hari ijambo wumva by'umwihariko naryo watugezaho ubundi udusoreze udusengera urakoze yego gusa inyuma y'ibyo ikiganiro tugiranye numva nakomeza gutanga iyi nama duhawe n'ijambo ry'Imana ngo abasigaye icyo dusabwa ni ukomeza ibyo dufite tukagezaho Yesu azazira ikindi kandi nkuko hari ijambo navuze rya Pawulo yabwiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere amwandika igice cya 1 mu 13 ati nubwo nabanje kumutukanye n'urenganya n'umunyarugomo atariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera bityo rero hari byinshi dukora mu bujiji no mu bujiji abantu batamasuka bagira ngo nibyo nicyo gisubizo no mu bujiji abantu bahanura ibinyoma bagira ngo hari bashaka imibereho n'ibindi ariko umugisha nyakuri n'umugisha umuntu hawe n'Uwiteka nkumva rero navuga ngo abanyumvise bakumva hari ibyo bakoze mu bujiji hari aho se wenda baba baranyuranije no gushaka kw'Imana ntabwo ndi kubaciraho iteka ahubwo ndabifuriza nibura kwa amaso yabahumuka kuko na Pawulo aravuga ati nanjye nabanje kuba mu bujiji nyine Yesu rero niwe waje kuhumura amaso ya Pawulo ubwo yamusangaga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa akoresheje Ananiya ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 17 handitswe ijambo ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambikaho ibiganza aramubwira ati Sawuli mwene data umwami Yesu akonekere mu nzu baturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera bigaragara ngo mbere yafite izindi mbaraga zimukoresha zitari umwuka wera ariyo mpamvu yagiraga abantu nabi agatukana akicisha abantu kandi ari mu idini ariko amaze guhumuka nk'uko iri jambo ritubwiye imikorere yahindutse yera imbuto zikwiriye abihanye nk'uko dusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 16 aho yavuze ati nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose nuko bigaragara ngo rero iyo amaso yacu amaze guhumuka tumenya gutandukanya icyiza n'ikibi none umuntu agahimbanira kuba inyangamugayo
ibyo akora byose akumva umutima we ntumucira urubanza kuko nuhanura ibinyoma hirya mu mutima abarimo ngo ariko se nk'ubu ngubu bari bagize umvuzo kuri mu mutima yakuyumvamo ko abeshye nyine nuko ariko iyo umuntu amaze guhumuka akora imirimo itamucira urubanza avuga ati iri jambo mvuze ndahamya ko nta rubanza rundiho ko ndahamya nkoreshejwe n'umwuka w'Imana ko ikintu ntakihimbiye ari umwuka wera ukinshizemo bityo rero Imana ibafashe numvise rero twasenga Imana nuko igakora ku mitima yacu igakora kuri buri muntu wumvise ubutumwa abafite amasuka kandi namwe mu gihagaze nkabifuriza guhagarara kigabo kugeza ubwo Yesu azaza akabaha ikamba ry'ubugingo yasezeranije abamukunda. Imana ibagire neza cyane tuzasubira mbifurije umugisha w'Imana. Amen. Reka dusenga Imana. Imana igira ikikora mu mitima bumvise ubutumwa. Mana data twese horaho mu izina rya Yesu urakoze cyane ko ukunze ko ubu butumwa butambuka muri iki kiganiro. Nyamuneka nkuko tumaze kubyumva hari ubuyobe bwinshi ariko kenshi hari abantu bayoba batazi ko bayobye. Balamu ngo ajya kuvuma Abisirayeli yohejwe n'ibiguzi bya Baraki ntabwo yarazi ko ari mu nzira ijyana kurimbuka ariko ijambo ryaratubwira ngo marayika w'Uwiteka ngo aramwiyereka ngo akuye inkota yifashe mu ntoki nibwo yaje kubaza Balamu aramubaza ati ukubita iki inkota indogobe yaka gatatu ati dore nzanwe no kugutangira kuko mbonye uca mu nzira ijyana kurimbuka. Byumvikana Mana data twese horaho iyo hatabaho kumutangira yibwiraga ko ari mu nzira nziza. Ndasenze ngutangira abakozi bari guta amasuka kubera inzoka babona mu murima ubatangire bagaruke mu murima utangira abakozi nabo bari kuyoba mu izina rya Yesu kandi iyo bayobye nabo barayobya. Iyo umuntu amaze kuyobayobya n'abandi ababwira ngo inzira arimo niyo nziza ariko nyamuneka iyo umuntu mutangiriye uramugarura hanyuma akaba yabasha kujya mu nzira nziza n'abayoboye akabayobora inzira nziza wamweretse. Urakoze cyane kugiye kudufasha ukatugira neza kandi ugaca ubuhanuzi bw'ibinyoma mu itorero ryawe mu izina rya Yesu. Habe agaragara nk'umutwe abo bakozi washyize imbere amaso yabo agahumuka bakamenya uko umukumbi wayoborwa. Ijambo rya ritubwira ngo tugire umwete wo kumenya uko imikumbi yacu imeze niko ijambo rya ritubwira. Tanga imbaraga rero kuba washyize mu murimo wawe nk'abimbere niho bacyitegererezo cy'imirimo myiza nkuko yabwiye Tito ukoresheje Pawulo ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza ko no mwigisha ryawe ugaragaza ukuboneye utapfa gutera waraza n'ijambo ryawe ribirizima ritariho umugayo kugira ngo umuntu w'umuhande rwawe wisha amwara atabonye ikibi yakuvuga. Nyamuneka turasenze ngo udushoboze kuboneka nk'ibyitegererezo by'imirimo myiza maze bityo abatwigana bigana ibyiza tuzabashe kubakumurikira. Turagushimira ko byumvise urakoze kandi ko rwose abo Satani yatwaje igitugu akabazanira bidafashije abereka ko ari byiza nawe wahumura amaso maze batandukanye icyiza n'ikibi byose bikore kwihesha icyubahiro. Gushimiye ko byumvise gushimiye ko byumvise kandi ibyo ntagusabye nabikwiriye abanteze amatwi bitangira ubuntu senze n'izina rya Yesu. Amen.